reka nkubwire reka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Bari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 26 kumanuka ukageza ku murongo wa 39 tuhabona inkuru y'umunyetiyopiya w'inkone. Uyu mugabo yaje kubwirizwa n'umugabo witwa Filipo, wari umudiyakoni mu itorero ry'i Yerusalemu. Hanyuma uyu Filipo amaze gukizwa yabanye n'intumwa, yumva kwigisha kwazo, akomeza gukura mu ijambo ry'Imana, bityo akura mu buntu bwa Yesu Kristo. Hanyuma igihe cy'akarengane kigeze, Filipo ajya i Samariya, agenda abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ndetse n'ubw'izina rya Yesu Kristo. Benshi cyane barakizwa, hanyuma barabatizwa. Wibuke neza ko yari umudiyakoni, ntabwo yari intumwa, nta nubwo yari umupasiteri, ariko kubwo kumvira ijambo ry'Imana nk'uko Bibiliya bivuga, yagiye abwiriza ubutumwa bwiza hirya no hino, by'umwihariko mu gihugu cy'i Samariya. Wibuke neza yuko iki gihe cyari igihe cy'akarengane. Iyo rero turebye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 uhere ku murongo wa 26 ukageza kwa 39, tuhabona ishusho nziza y'ukuntu umuntu yakizwa. Hari ibintu bikwiriye kuba biri kuba kugira ngo umuntu akizwe. Icyambere, umwuka wera akwiriye kuba ari gukora. Iyo turebye ku murongo wa 29 w'iki gice, tubona neza yuko umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Mwuka wera yari arimo kuyobora. Yayoboraga nde? Yayoboraga Filipo. Filipo kugira ngo akore iki? Kugira ngo agende akora ibyo abwirijwe n'umwuka w'Imana gukora kuri uriya mugabo w'umunyetiyopiya. Mwuka wera yagombaga kuba ari gukora, kandi n'uyu munsi agomba kuba ari gukora niba koko umuntu agomba gukizwa. Mwuka wera yari arimo akora, yayoboraga Filipo, amuyobora aho akwiriye kujya, amuyobora icyo akwiriye kugenda agakorayo. Mwuka wera rero arayobora, agatanga icyerekezo, kandi akabwira uwo ari kuyobora no guha icyerekezo icyo agomba gukora. Kabiri, mwuka wera yari arimo gukora mu mutima w'uriya munyetiyopiya w'inkone. Iyo urebye ku murongo wa 27 tubona neza yuko uyu mugabo munyetiyopiya w'inkone yari arimo agenda avuye i Yerusalemu, avuye mu masengesho, arimo asubira iwabo. Ariko nubwo yavuye mu masengesho, urumva ko atari yavuye mu mwuka wo gusenga, ntabwo yari yavuye mu mwuka wo gushaka Imana, ntabwo yari yavuye muri uwo mwuka wo kumva yakumva icyo Imana ivuga. Ari nayo mpamvu tubona ko yari arimo gusoma ijambo ry'Imana. Yasomaga mu gitabo cya Yesaya. Wibuke neza ko nk'uko Bibiliya ibitubwira, ndaje dusoma mu gitabo cya Yesaya, ariko mu Baroma 10 umurongo wa 17 Bibiliya irambwira ngo dore kwizera guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Uyu mugabo rero umwuka wera yari arimo gukora akazi gakomeye mu mutima we, kuko nubwo yari avuye gusenga, yumvaga agikeneye kumva iby'Imana ishaka kuvuga, yumvaga agikeneye kubona ubwiza bw'Imana. Uyu mugabo yari arimo ari mu rugendo, ari mu igare rye, ariko yumva akwiriye gusoma ijambo ry'Imana. Nibwo yabumburaga Bibiliya ye, asoma muri Yesaya 53 umurongo wa 7 n'umurongo waho wa 8. Niho ngira ngo dusome turebe icyo uyu mugabo yari arimo gusoma. Ariko ndagira ngo umenye neza ko Imana ireba mu mitima
yari irimo kureba gushaka k'uyu mugabo, yitegerezaga ukwifuza kwe, hanyuma Imana ibona ko akeneye umuntu nka Filipo. Yasomaga ibiki? Yasomaga aya magambo ari muri Yesaya 53 umurongo wa 7 n'uwa 8 ngo yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu biki gihe ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Hari ijambo hano mu murongo wa 7 ngo yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Hano hanyibutsa umugaragu w'Imana Yohana, igihe yabonaga Yesu, ngo yamurebye aramwitegereza, aravuga ati nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mana yacu ishimwe cyane. No muri iki gice Yesaya arimwo arahanura abwirijwe n'umwuka, avuga ku byajyaga kuba kuri Yesu muri iki gihe, igihe yagombaga kuba agiye gupfira abari mu isi, barimo jyewe, barimo wowe, barimo n'abandi bose bari kuri iyi si uko bangana. Uyu mugabo rero akirimwo ayasoma, yari arimo yibaza, nk'uko turi buze kubibona, yari arimo yibaza, ese ibi bintu umuhanuzi yabivugaga kuri nde? Ese yabyivugagaho? Ese yavugaga undi? Ese ibi bisobanuye iki? Yari arimo yibaza, ariko mu mutima we nekereza ko yavugaga ati, ariko man, iri jambo ryawe riraryoshye, ariko se kandi ko ntarisobanukiwe, ko ntarimo kuryumva. Cyambere kikwiriye kuba kiri kuba nuko umwuka wera akwiriye kuba ari gukora, akorera muri wa wundi ukeneye agakiza, ariko kandi akaba arimo no gukorera mu mutima wa mubwiriza butumwa ukwiriye kugenda akamubwiriza ubutumwa bwiza. Icya kabiri gikwiye kuba gihari ni ukubwiriza kw'ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza. Ubutumwa bwiza bw'agakiza, mu magambo makeya, ubutumwa bwiza bw'agakiza bukubiyemo ibintu bigera kuri 4 dusanga mu byanditswe byera. Ntabwo umwanya wacu watwemerera kuzenguruka muri ibyo byanditswe, ariko mpora mbivuga kandi singira n'isoni zo kubisubiramo. Bibiliya itubwira neza yuko twese turi abanyabyaha. Cyo ni icya mbere. Bibiliya itwibwirira yeruye ko turi abanyabyaha. Abaroma 3 umurongo wa 9 harabivuga. Umurongo wa 23 w'icyo gice harabivuga. Icya kabiri, dukwiriye gupfa ndetse tugapfa ubugira kabiri, urupfu rw'umubiri n'urupfu rwo mu buryo bw'umwuka. Izo zombi zizanwa n'icyaha. Kubera ko turi abanyabyaha, dukwiriye gupfa, rwaba urupfu rwa mbere rw'umubiri, rwaba n'urupfu rwa kabiri rw'umwuka. Urupfu rwa mbere ni ugutandukanwa n'umubiri, urupfu rwa kabiri ni ugutandukanwa n'Imana. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 14 n'uwa 15 hatubwira iby'urupfu rwa kabiri. Abaroma 6:23 hatubwira ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Nyamara si ibyo gusa, ubutumwa bwiza bunatubwira ikintu cya gatatu, ko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, mu mwana w'intama w'Imana wabambwe, atambwe kuba incungu y'ibyaha by'abari mu isi. Rimwe risa ngo bibe bihagije by'iteka ryose. Icya kane ni uko umuntu ushaka gukizwa agomba kwizera icyo ngicyo Imana yakoze igihe yatangaga Yesu Kristo ngo apfe urupfu rubi ku musaraba, apfiriye twebwe abanyabyaha. Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18. Wahasoma ukabona neza icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya uzigera ubona ubutumwa bwiza bw'umubatizo, kuko abantu benshi cyane baravuga bati jyewe narabatijwe, nyiri uruhinja narabatijwe. Abandi bakakubwira ngo jyewe nabatirijwe mu itorero iri n'iri. Icyo baba bashaka kuvuga ni iki ngiki. Baba bashaka kwerekana ko
bakijijwe bitewe n'uko babatijwe. Nyamara Bibiliya ntabwo yigera yigisha ubutumwa bwiza bwo kubatizwa, ahubwo yigisha ubutumwa bwiza bw'agakiza. Kandi nk'uko intumwa zabwirizaga ko ubutumwa bwiza zivuga ari ibijyanye n'uko bahamya urupfu, guhambwa no kuzuka kwa Kristo. Kandi noneho mu isi yose ndetse no mu ijuru nta rindi zina abantu twahawe dukwiriye gukirizwamo keretse izina rya Yesu Kristo. Bishatse kuvuga iki? Nta bundi buryo na bumwe bwo gukizwa buhari keretse kwizera Yesu Kristo wabambwe, agapfa, agahambwa, hanyuma nyuma y'iminsi 3 n'amajoro 3 akazuka. Iyo turebye neza tubona yuko Filipo yabwirije uyu mugabo w'umunyetiyopiya ubutumwa bwiza. Tuje hano ku murongo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8 umurongo waho wa 35, ngo Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo yamubwiye itorero rye, ntabwo yamubwiye iby'umubatizo, ntabwo yamubwiye ibyo kuba umuntu mwiza, yamubwiye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nkuko nari maze kubivuga haruguru, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buduhishurira neza ko turi abanyabyaha, bukaduhishurira ingaruka z'ibyaha byacu, ariko kandi bukatwereka urukundo rw'Imana rwavuyemo Yesu Kristo waje ngo apfe urupfu rubi ku musaraba, maze kubwo kwizera icyo kintu yakoze twebwe abanyabyaha bari bakwiye gupfa tukarimbuka, duhabwa ubugingo buhoraho. Filipo abwiriza uyu mugabo w'umunyetiyopiya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka nkubwire nshuti yanjye, niba uzakizwa, niba ushaka gukizwa, ukwiriye kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta bundi butumwa bwaguhesha kwizera, guhesha agakiza, keretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwonyine. Ni ubutumwa bwiza bw'Imana, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'agakiza, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ubwo butumwa bwiza iyo ubwumvise nibwo wakwizera ugahabwa agakiza. Uyu mugabo w'umunyetiyopiya w'inkone yumvise ubutumwa bwiza, maze uyu mugabo yizera ubutumwa bwiza. Uyu mugabo bimuviramo gukizwa. Hanyuma amaze gukizwa, Bibiliya yambwira ngo abaza Filipo ati, ese ubundi ni iki kimbuza kubatizwa? Mwene magambo ni nkaho yamubwiye ati, ese ni iki kimbuza guhamya? Kubera iki ntahamya kwizera kwanjye? Filipo nawe aramubwira ati, rega wabatizwa, ariko noneho mbere yuko ubatizwa hari ibisabwa. Reka turebe icyo yamubwiye hano ku murongo wa 27, ngo Filipo arayisubiza ati, niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo ngo iramusubiza ngo, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Wow! Iyi nkone isubiza Filipo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Nizeye yuko yaje mu isi agapfa urupfu rubi rwo kubambwa, kuko yaraje ngo apfire abanyabyaha nanjye ndimo. Kandi nizeye ko ari umwana w'Imana koko, ndetse niwe umpaye agakiza, niwe nizeye, ndizeye rwose ndakijijwe. Hanyuma Filipo n'inkone ngo bamanuka mu mazi, Filipo arayibatiza. Nagira ngo wumve kino kintu neza, ntabwo iriya nkone yabatijwe kugira ngo ikizwe, ahubwo yabatijwe kuko yari yamaze gukizwa. Ntabwo umubatizo uhesha agakiza. Niba ari uko nguko wabwiwe, niba ari uko nguko wabitekerezaga, nshuti yanjye uteze amatwi, ndakwinginga ngo utege amatwi ubutumwa bwiza, ukizwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza, maze numara gukizwa nibwo ushobora kuba wabatizwa. Iyi nkone byatangiye yigira gusenga i Yerusalemu,
genza urugendo rurerure rwo kuva muri Etiyopiya akajya i Yerusalemu agiye gusenga. Aragenda arasenga. Iyi nkone irimo iva i Yerusalemu iza yisomera Bibiliya. Kwizera guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Iyi nkone uko yasomaga ntabwo yasobanukiwe, ariko umwuka w'Imana atangira gukora mu mutima wayo, ndetse akorera no mu mutima wa Filipo. Hanyuma Filipo aragenda ajyanwe n'umwuka asobanurira iyi nkone iby'urupfu rwa Yesu, ayisobanurira ibyo guhambwa kwe, ayisobanurira imbaraga ziri mu kuzuka kwa Yesu Kristo. Iyi nkone irizera irakizwa. Bibiliya irambwira hano ku murongo wa 38 ngo bavuye mu mazi umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona. Ndagira ngo urebe igice gikurikiraho cy'uyu murongo. Bibiliya iravuga ngo nuko ikomeza kugenda inezerewe. Wa munezero w'agakiza uterwa no kumenya neza ko ibyaha byawe bibabariwe. Wari umaze kuba isoko idudubiza mu mutima w'iyi nkone y'Umunyetiyopiya. Mana, icyama ubwoko bwawe bukamenya neza umunezero uzanwa no kumenya neza ko umuntu akijijwe, kandi kumenya ntabwo kwabaho umuntu atigeze yumva ukuri. Iyo umuntu yumvise ukuri nibwo ashobora no kumenya ko uko kuri koko akuzi kandi ko akwizera. Dufashe Mana, wuzuze umunezero abamaze kumva bakizera, kandi abatari bumva ngo bizere ukuri kw'ijambo ryawe ry'ubutumwa bwiza, ubafashe kugira ngo bakumve none bakwizere, maze uyu munezero ubane nabo uhereye muri iki gitondo ukageza igihe uzagarukira, ndetse ukageza iteka ryose nk'uko wabivuze. Mwami, ubahindukiremo isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire